reka tubifurize ibihe byiza abakunzi ba Viza TV Rwanda, reka tubifurize ikaze ibyo mukora byose, ibyo munyuramo byose. Rero turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Ni byinshi mwumva kandi ni byinshi muba munyuramo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagize icyo avuga ku nkunga cyangwa se ku bikorwa by'umushinga USAID Leta Zunze Ubumwe zamaze kuba zahagarika ku bihugu bitandukanye mpuzamahanga. Ibihugu rero byabaga bifitemo akaboko cyangwa se byafashishwaga n'uyu mushinga wa USAID, umushinga n'ubundi ikigo cy'abanyamerika cyafashaga ibihugu bitandukanye ku isi, aho Donald Trump yamaze kuba avuga ko kigomba guhagarika ibikorwa byayo ibyo ari byo byose ku isi ya rurema. Cyane cyane uyu mushinga wasangaga ufite ibikorwa byinshi hano ku mugabane wa Afurika n'ibindi bihugu bitandukanye. Nitwa Eric Nshimiyimana, iyi ni Viza TV Rwanda, muri kumwe ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose ni hano bisanga turi ku Viza TV Rwanda. Wowe komeza ukore subscribe, ukoreshe yamaze ibiganiro byacu na documentary bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Uri mu Rwanda, mu turere tugize kuri 30 mu ntara zigize kure enye zose ndetse n'umujyi wa Kigali. Uri mu karere k'ibiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania n'ahandi. Wewe uri kutwumva kandi uri mu bihugu by'ikota masimi, ndavuga i Burayi ndetse n'indi migabane itandukanye, ukaba warakoze subscribe cyangwa se ukaba ukora share ku biganiro byacu, ndagushimiye. Ati ntibitugiraho ingaruka, bizadusigira amasomo. Perezida Kagame uhagarikwa ry'inkunga rya USAID nicyo yabivuga. Perezida w'u Rwanda rero Paul Kagame yavuze ko yemeranya ku ngingo nyinshi cyane ndetse na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Donald Trump, uherutse guhagarika inkunga igihugu cye cyageneraga amahanga inyuze mu kigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Umukuru rero w'igihugu yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Larry Madowo, ndetse wamubazaga niba guhagarika inkunga bitazagira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko ibihugu bya Afurika bikwiriye gutangira kwiga uburyo byabaho bidategereje akimuhana kaza imvura ihise, kandi ko yemeranya ko na Donald Trump ku ngingo nyinshi yagiye atangaza mu mabaruwa ndetse no mu mpapuro zigiye zitandukanye yagiye yandikira ibindi bigo bitandukanye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomeje agira ati uburyo budasanzwe Perezida Trump akoresha yita ku bintu, nemeranya nawe ku bintu byinshi kandi bitandukanye. Imibare igaragaza ko mu mwaka w'ingengo y'imari watangiye mu mwaka wa 2023 ukarangira muri Nzeri umwaka wa 2024, Amerika yahaye u Rwanda inkunga ingana n'amafaranga akomeye cyane ari hagati ya miliyoni 12 miliyoni 126 zisaga z'amadolari y'Amerika, amenshi kandi yerekeza mu rwego rw'ubuzima kuko rwashyizwemo arenga gato miliyoni zigera kuri 58 z'amadolari. Urwego rw'iterambere ry'ubukungu rwashyizwemo arenga miliyoni 18 z'amadolari, mu gihe kandi mu bijyanye ndetse no gushyigikira gahunda zitandukanye z'igihugu hatanzwemo miliyoni zigize kuri 17 z'amadolari y'Amerika. Imvugo rero ya Perezida w'u Rwanda uyoboye igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, yatunguye uyu munyamakuru, bituma abaza umukuru w'igihugu uburyo yemeranya na Trump kuri icyo cyemezo kandi gishobora guhungabanya u Rwanda mu mishinga itandukanye y'iterambere rwafatanyaga n'iki kigo cy'iterambere cya USAID. Mu kubisubiza amusubiza mu magambo atuje kandi akomeye, umukuru w'igihugu yagize ati ntekereza ko nyuma yo kugerwaho ingaruka n'ibyo byemezo bishobora kudufasha kwiga amasomo atandukanye, tugakora ibyo tutakoraga
kandi twakagombye kuba tubikora. Mu by'ukuri iki kintu cy'inkunga ntabwo nigeze nemeranya nacyo nubwo zatugiriye akamaro mu myaka yagiye itandukanye. Inshuro nyinshi rero Perezida Kagame yakunze kugaragaza ko ibihugu bya Afurika bigomba kwiyubakamo ubushobozi ndetse kandi bigakoresha neza umutungo bifite kuruta kurambiriza gusa ku nkunga z'amahanga, kuko bidatanga igisubizo kirambye mu gukemura ikibazo cyangwa se ibibazo uyu mugabane wa Afurika ufite. Nko ku wa 10 Ukuboza umwaka 2024 ubwo yari muri Mauritania mu nama nyafurika yiga ku burezi ndetse no gushakira imirimo urubyiruko, yongeye kugaruka kuri iyi ngingo ayivugaho. Perezida Kagame yavuze ko hazaza Afurika hashingiye ku rubyiruko kuko kuri ubu umubare munini w'abatuye umugabane ari urubyiruko muri rusange. Yagaragaje kandi ko Afurika igihura n'imbogamizi iyo kubura ingengo y'imari ihagije yo kugushyikira uburezi. Avuga kandi ko hari ibisubizo biri mu rwego rwo kuziba icyo cyuho ku mugabane wa Afurika muri rusange. Yakomeje agira ati, ndashaka gutanga ibisubizo bibiri bigize kuri uru rwego aho kugira ngo dukomeze ducuragira mu bihugu mpuzamahanga dushaka inkunga. Ati ibisubizo bibiri mu rwego rwo kuziba iki cyuho ni inshingano za Afurika gukoresha neza umutungo wacu, kwishingikiriza ku nkunga z'amahanga gusa ntabwo ari igisubizo kirambye muri rusange. Yatanze kandi urugero kuko u Rwanda rwashyize imbaraga mu burezi ndetse kandi rwongera ingengo y'imari ishyirwamo, aho kandi yavuze ko kuri 11% mu mwaka 2020 ikagera kuri 17.7% mu mwaka 2024. Avuga kandi bidakwiriye kuba kwiyongera gusa ahubwo hakwiriye ndetse no kwitabwa ku ireme kugira ngo haboneke umusaruro urambye muri rusange. Ubwo Minisitiri kandi w'Imari n'igenamigambi Yusufu Murangwa yagezaga ku badepite ishingiro ry'umushinga w'ingengo y'imari ivuguruye mwaka 2024 n'umwaka 2025 kwa gatanu Gashyantare mwaka 2025, yavuze ko nta mafaranga ya USAID yanyuzwaga mu ngengo y'imari ya leta, bityo ko ntacyo bizaduhungabanyaho ku bikorwa bya leta yari iteganyije muri rusange uyu mwaka w'ingengo y'imari mwaka 2024 2025. Ati nta mafaranga ya USAID anyura mu ngengo y'imari, amafaranga yose USAID n'amafaranga y'imishinga USAID ikorana mu buryo butaziguye n'imishinga cyangwa se ibindi bigo byigenga bitandukanye. Yasobanuye kandi ko icyemezo cyafashwe ari uguhagarika USAID mu gihe cy'amezi 3, nyuma yaho bakazongera kuganira n'ibihugu harebwa uburyo ki bakoranamo. Icyakora avuga ko ibi biganiro biramutse bidatanze umusaruro burundu harebwa ibikenewe cyane bigashyirwa muri gahunda za leta. Kuva kandi Donald Trump yajya ku butegetsi kwa 20 Mutarama mwaka 2025 yasinye amateka menshi agaragaza ko agamije kuzahura ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arimo kandi ni ihagaritse inkunga zigenerwa amahanga zinyishwe mu kigo cya USAID mu gihe kandi cy'iminsi igera kuri 90. Ubwo nubara neza basanga ari amezi 3 muri rusange. USAID kandi yashinzwe mu mwaka w'1961, abenshi bagiye kumva iki kiganiro ntago twakavutse, ndetse kandi gishinzwa na Perezida John F. Kennedy binyuze mu itegeko nshinga, aho kandi icyatumye hashingwa iki kigo ari uguteza imbere ibikorwa bifasha abantu bari mu kaga hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi. Mu mwaka wa 2023 rero Amerika niyo yari iyoboye ibindi bihugu mu gutanga inkunga nyinshi cyane, aho yatanze asaga miliyari 68 z'amadolari y'Amerika. Ibi rero Perezida Kagame n'ubundi akunze kubigaragurakaho cyane, agaragaza uburyo ki ibihugu mpuzamahanga cyane bya Afurika bidakwiye gushingira gusa
ku nkunga bihabwa n'ibihugu bikomeye cyane byo hanze. Akenshi akunda kugaragaza ko rimwe na rimwe bituma n'ubundi ni ibikorwa by'ubukoloni ndetse no kuyoborwa bya gitugu bikomeza kuzamuka umunsi ku munsi. Ngayo nguko ibyo Perezida Paul Kagame yatangaje ku kigo cy'iterambere cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika USAID. Nitwa Eric Nshimiyimana, naho ubutaha.